Nyagasani Yesu n'abane nahamwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe abantu bamaze guterana ari benshi, Yesu arababwira, Tabingoma n'abantu babi barashaka ikimenyetso, nyamara nta kindi kimenyetso bazahabwa atari icya Yonasi. Nk'uko Yonasi yabereye Abanyaninive ikimenyetso, nako Umwana w'umuntu uzakibera ab'ingoma. Ku munsi w'urubanza umwamikazi w'igihugu cy'epfo azahagurukira ab'ingoma maze abatsinde, kuko yaturutse iyo gihera aje kumva ubuhanga bwa Salomoni, kandi hano hararuta Salomoni. Kuri uwo munsi w'urubanza Abanyaninive nabo bazahagurukira ab'ingoma maze babatsinde, kuko bumvishe inyigisho za Yonasi maze bakisubiraho, kandi hano hararuta Yonasi. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo.